turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaganga kuri buri munsi ku mpuhwe zawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 9 tariki 10 Kamena 2023. Isomo rya mu gitabo cya Tobi umutwe wa 12 umurongo wa mbere n'umurongo wa 5 kugeza kwa 15 n'umurongo wa 20. Muri iyo minsi ibirori by'ubukwe birangiye, Tobiti ahamagara umuhungu we Tobi aramubwira ati, mwana wanjye, reba uko wahemba uriya mugabo waguherekeje kandi ugere n'icyo umurengerezaho. Tobi niko guhamagara Rafayeli maze aramubwira ati, akira igice cya 2 cy'ibyo twazanye twembi bibe igihembo cyawe maze utaha amahoro. Nuko Rafayeli arabahamagara bombi abajyana hiherereye maze arababwira ati, nimusingize Imana muyamamarize imbere y'icyitwa ikinyabuzima cyose kubera ibyo yabakoreye, mushimagize izina ryayo, muririmbe ibikorwa byayo, mujye mubimenyesha abantu bose, mubibabwira n'icyubahiro kandi ntimugahweme kwishimagiza. Koko rero ibanga ry'umwami ni ryo rikwiye kuzigamwa, naho ibikorwa by'Imana byo bikwiye kwamamazwa bikaratanwa icyubahiro. Nimwihatire gukora ibyiza, bityo ikindi kikazabarangweho. Koko kandi gusenga ukanasiba hamwe no gutanga imfashanyo kandi ukanakurikiza ubutabera biruta gutunga byinshi ariko ukarenganya. Naho warunda zahabu zingana zite, gutanga imfashanyo biraziruta kure. Imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu, ikamukiza ikiti icyaha cyose, kandi n'abayitanga bagapfa bisaziye. Naho abakora icyaha kandi bakarenganya baba biyanga. Ubu ngubu rero ngiye kubabwira ukuri kose ntacyo mbahishe. Nari maze kubabwira nti ni ngombwa kuzigama ibanga ry'umwami, ariko ibikorwa by'Imana byo bikwiye kwamamazwa ku mugaragaro. Igihe ho na Sara mwasengaga rero, ibyo mwasabaga ninjye wabishyikirizaga Imana aho iri mu ikuzo ryayo, ndetse n'igihe wambaga abapfu. Ikindi kandi igihe wahagurukaga udatindiganyije ukagenda ibyo byawe utarabikozemo ukajya guhamba wa mupfu, nibwo nakoherejweho kugira ngo nkugerageze. None ngaho Imana yarongeye iranyohereza kugira ngo nze mbakize wowe na Sara umukazana wawe. Ngewe rero ni Rafayeli, umwe muri ba marayika 7 bahora imbere ya Nyagasani, bakamwegera aho ari mu ikuzo rye. None rero nimusingize Nyagasani kuri iyi si, mushimagize Imana. Dore ngewe subiye kuwanyohereje, namwe muzandike ibyababayeho byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turazirikana igisingizo iri somo. Nyuma y'iri somo turazirikana igisingizo tuvana mu gitabo cya Tobi umutwe wa 13 umurongo wa 2 kugeza kwa 8. Nihasingizwe Imana ihoraho iteka. Nihasingizwe Imana ihoraho iteka, niyihana kandi ikababarira, ijyana ikuzimu kandi ikazanzamura, nta numwe wakwigobotora ikiganza cyayo. Ubu namwe nimuzirikane ibyo yabakoreye, maze muzarangurura amajwi muhimbaza Nyagasani uzira kubera, mukuze umwami w'ibihe byose. Koko ni Nyagasani Imana yacu, akaba n'umubyeyi wacu ubuziraherezo. Ngenda muhimbariza mu gihugu najyanywemo bunyago, imbaraga ze n'ubuhangange bwe nkabiratira igihugu cy'abanyabyaha. Banyabyaha nimwisubireho mukurikirana ubutabera. Ninde wahamya ko atazabagarukira akabagirira impuhwe? Nihasizwe Imana ihoraho iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo 38 kugeza kwa 44. Muri icyo gihe mu nyigisho ze Yesu akavuga ati, murajye mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu maremare no kuramukizwa mu materaniro. Bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu masengero n'imyanya y'imbere aho batumiwe. Icyabo ni ukurya ingo z'abapfakazi maze bakiha kuvuga amasengesho y'urudaca. Abo bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Yesu yari yicaye mu ngoro y'Imana ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda baturaga. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi, maze haza umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose.
iyo ni ivanjiri ntagatifu, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Angaha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi kandi ufungurire abandi buri munsi. Amasomo kizimo byacu duteguriye kuri uyu wa gatandatu usoza icyumweru cya 9 gisanzwe araryoshye cyane. Ubwo tujye kuzirikana koko ku ituro, ijambo ituro, l'offrande, ngiye intego yacu tujye kugenderaho kwihindura ituro rinyura Imana. Ese nagenza nte kugira ngo buri munsi koko mpinduke ituro rinyura Imana, buri munsi nkora ibishimisha Imana? Gukora ibishimisha Imana turaza kubona ko atari ibintu bya mirenge nahereza Imana, kuko Imana idakeneye ibintu, ahubwo ikeneye iki? Kumva ubuntu bwayo, ikeneye ko nayiha umutima wanjye kugira ngo kuko ingirire neza. Akenshi twebwe abantu ari mu rusengero, ari mu kiliziya, ari mu buzima busanzwe, dushobora gutura uko tubyumva ndetse n'ibya mirenge, ariko ibyo byose byatumarira iki niyo bidashimisha Imana? Akenshi tuzabona ko umuntu ashobora gushimisha abantu, reka tuvuge ari kugira ngo abiyoberanyeho, ariko bikaza kurangira koko ari kubayobya. Imana ariko yakubonye hagati aho. Ituro rishimisha Imana. Mu isomo rya mbere turumva umumarayika w'Imana Rafaeli aturangira ituro ryashimisha Imana. Naho mu ivanjiri Yezu Kristo nawe we arahibereye, nawe aratubwira ituro ryamushimishije. Mu isomo rya mbere twatumaze igihe twumva muri iki cyumweru, nyuma y'igitangaza gikomeye cyane Imana yakoreye urugo rwa Tobiti ikoresha umumarayika wayo Rafaeli, wa wundi waherekeje Tobi ku rugendo kugeza ubwo Tobi ashyingiranywe na Sara. Byumvikane marayika amaze kumwirukanamo ya sekibi roho mbi yatumaga abagabo bashatse bahita bapfa. Ya sekibi twumvise roho mbi yitwa Asimode, yari ifite n'izina. Nyuma y'uko nanone twumvise uburyo umumarayika yahumuye Tobiti akoresheje umuti uko twabizirikanye, uyu muti nanone w'ifi ugashushanya Yezu Kristo ko utambuka mu bantu kugira ngo bakize, kuko icyambere ntabwo iyo fi ubwayo yakiza, usibye ko umutima niba yashyizemo umuti w'Imana. Nuko bitangaza ko twagiye tubyumva byiroshye cyangwa byagiye bisendera mu rugo rwa Tobiti. None Tobiti nyuma y'ibyo byose n'umuryango we barifuza gushimira Imana, barifuza kunyuza ku mumarayika wa Rafaeli. Nubwo bagiye kubikora ku buryo bwa kimuntu nyine, bafata ibintu bifatika kugira ngo bahereze Rafaeli umumarayika. Ubwo Tobi abwira Rafaeli ati akira igice cya 2 cy'uyu twazanye twembi, maze utaha amahoro. Amen. Ese Rafaeli iruturo araza kuryakira? Ararijyana se? Arishyitse ku Mana? Ararishyitse mu ijuru? Ituro ry'ibintu. Umwanya tureza twumva ko Rafaeli agiye kubahishurira ubwoko bw'ituro rikomeye kandi koko ry'ingirakamaro rinyura Imana, koko agomba kuzamura ku Mana, ko atari ibintu bifatika by'amaboko, ibintu koko dushobora gukoraho, ahubwo umutima, roho. Ubwo yagize ati nimusingize Imana muyamamarize imbere y'ikitwa ikinyabuzima cyose, kubera ibyo yabakoreye mushimagize izina ryayo muririmbe, nimwihatire gukora icyiza, bityo kibe ntikizabarangweho. Amen, amen, amen. Ngiryo ituro rinyura Imana, gukora icyiza no kwirinda ikibi. C'est chercher Dieu et fuir le péché, ni uguhunga icyaha maze ngashakashaka Imana. Nanone umumarayika arakomeza akavuga ati koko kandi gusenga ukanasiba hamwe no gutanga imfashanyo kandi ukanakurikiza ubutabera biruta gutanga byinshi ariko ukarenganya. Amen, amen, amen. Ngaya amaturo koko anyura Imana, amaturo kugendera mu kuri, kuba indahemuka, être fidèle, bityo ugahuza umubiri ndetse na roho, akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Iri turo umumarayika wa Nyagasani avuze riranyerekeza uburyo nahuza ibikorwa by'umubiri n'ibikorwa bya roho, umubiri na roho koko bikabirahuye, coïncidence. Nuko rero nanjye koko ituro ryanjye rero byo gusingiza Imana, byo gushimisha Imana, byo kwitanga ndetse no kwitangira abandi, atari kuba nkuri kubajugunyira gusa, ahubwo umutima mwiza. Umutima mwiza koko kugenda mu murongo mwiza. Iryo turo rero nshobora gutanga rigakiza abandi, naniryo Yezu Kristo ari kugaruka muri ivanjiri y'uyu munsi, kuba n'abandi umwigisha amategeko, umufarizayi, umuntu uzi Bibiliya, umuntu uzi iby'Imana, za teolojiya n'ubundi buhanga bwinshi nawe afite, ntabwo biragera ku gushimisha Imana. Niba koko Imana ndayiha umutima wanjye, niba koko ibyo mbikora ari ukugira ngo niyerekane gusa, ariko bidafashe, bishatse kuvuga ko bikandamiza abandi, aho ngaho nta turo ririmo. Iyo ni inturo nyine niza kuvuga injangwe aho kuba nyine ituro.
ubwo tuza kumwumva koko Yezu Kristo ari mu rusengero, akabona baza gutura ibyiciro bibiri koko biza mumutambuka imbere, abafarisayo abigisha amategeko ndetse n'abakungu, abo bose koko baraturaga. Ariko ituro ryashimishe Yezu ni ituro ry'umupfakazi, uduceri tubiri. Kubera iki? Kandi abagabo koko bashizemo byinshi. Kubaza imibare rero barabona ko nyiri koko atari byo, kuko Yezu Kristo bari yashima nibo koko batubuye bashyizemo byinshi. Ariko se guki yashima utu duceri tubiri tw'umupfakazi? Nta kindi, ni ijambo rimwe ryitwa kwitanga. Uburyo ushobora gutanga ibya mirenge ariko wowe utitanga, ushobora gufasha abandi ukabafasha bikomeye cyane, ariko niba koko bidaturutse ku mutima, niba ari imisigare, niba ari imibore, niba ari ibintu koko wasaguje ugenda nk'ujugunya mu ngarani ugahereza abantu nk'ujugunya mu ngarani, iyo mfashanyo ntabwo ishyitse, kuko kwari ukujugunya wabuze aho ubishyira, none koko uri gushaka ababigufatira. Ariko niba biturutse ku mutima koko bijyanye no kwigomwa, wigomwe iki kugira ngo ukore iki ngiki, wigomwe iki kugira ngo ufashe uriya muvandimwe, wigomwe ku igaburo ryawe rya buri munsi kugira ngo koko ugire umuvandimwe ufasha, atari uko byari bigiye kuborera mu nzu, ahubwo bikoze kugira ngo koko nawe umuhe ikizima. Aha, nguko kwitanga yishimisha Imana. Abantu benshi kuri iyi si dukunze gutanga ibintu byasigaye, ibintu twasaguriye abandi, akajya bindi bavuga ngo gusagurira isoko, tukaza kwibagirwa ko ni ngombwa gutanga. Ngatanga koko n'ikintu cy'agaciro, ngemera nkagiha umuvandimwe wanjye, ngemera gufasha umuvandimwe wanjye kubera koko mubonamo agaciro, n'uw'agaciro, n'icyo ngiye kumuha kiba ari icy'agaciro. Nabo niyo mpaye umuntu iby'imisigare, n'ubundi bisobanuye ko nta gaciro namuhaye. Nguko uko Imana ibitureba ibintu byose tuba turi kwikora, ibintu by'inyuma tuhereza Imana, amasengesho, nkajya gusenga kuko nananiwe ndi guha Imana ibintu by'imisigare, ibyo byose Imana ibibireba. Nta gikorwa nakoze yo kwitanga koko, natanze ibyo nari mfite byose, ariko njyewe ubwanjye niyibagiwe sinigeze nitanga. Uko tubizi, misa igizwe n'ibice bibiri, igice cyo kumva ijambo ry'Imana n'igice cyo gutura. Turumva ni nkaho Yezu Kristo yari ari mu misa mu rusengero, birumvikana yari amaze kuvuga ijambo ry'Imana, none bageze mu gice cyo gutura. Aha twumvise uburyo koko ituro rikomeye ashima. Amaturo dutanga mu kiliziya ari ubwoko bwinshi, dushobora kuyenera mu bwoko butatu bw'ingenzi. Hari ituro, narinjye kuvuga ituro ry'ibintu, rishobora kuba ari ituro ryo mu gaseke, cyangwa ituro koko umukristo wese agomba gutanga nk'igikorwa cyo kubaka kiliziya ye ndetse n'indi misanzu yatanga muri kiliziya, kugira ngo ibikorwa ko bishobora gutera imbere, ibikorwa by'amajyambere, ibikorwa koko byubaka kiliziya. Ngewe za mfashanyo dutanga za karitasi n'ibindi byose koko bigamije gufasha abantu, bigamije no gufasha koko ibikorwa bya kiliziya. Hari ubundi bwoko bwa kabiri bw'ituro, ituro rya Yezu Kristo dutura muri buri misa, umugati na divayi biza guhinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, we gitambo kizima. Ngiye igituro koko rinyura Imana, ituro tuzamura tukarikiza Imana, Yezu Kristo watwitangiye ku musaraba kugira ngo agire ate aducungure. Yezu Kristo tukibuka ko yitanga, ariko nubwo Yezu Kristo yitanga, natwe twigisha kwitangira abandi. Ubwoko bwa gatatu rero bw'ituro ni ukwitangira abandi, ubuzima bwa buri munsi nkabutura Nyagasani. Ibyago mfite, ibibazo mfite, ibisubizo mfite, amahoro mfite, byose ubwo buzima bwose niryo turo rya gatatu Nyagasani twibutsa ko tugomba gutura ubuzima bwacu Imana uko tumeze, tout notre être, uko turiho kose, nta guhisha Nyagasani. Aho niho nshaka ko dutinda kutagiraho nkinga Nyagasani mu buzima bwanjye, uko akenshi ndamutura ibintu, ariko nkibagirwa ko hari akantu ntaramutura, ubu buzima bwanjye ese buranyura Imana. Iryo turo rero niryo koko riganisha kwitanga. Ubuzima bwanjye nshobora kubutura Nyagasani. Nanjye tuba tumeze nk'abantu bari mu nzu, inzu iri mu byumba, ariko Nyagasani yashaka kuza ukaba wamutembereza mu byumba bindi byose, ariko hari icyumba nawe wikingiye, hato Nyagasani ataza kureba ihakorerwa ibirimo. Reka tuvuge bibi nyine kuko utamwereka nyine aho ngaho, nyamara aho naho Nyagasani arahagera. Aho mfite igisebo, aho hose naho Yezu Kristo ngahamwereka kugira ngo kuko aharebe. Kuko uriya mukene umupfakazi aratura, agatura ubuzima bwe koko, akereka Yezu ko n'ahandi asigariye. Bishatse kuvuga ko nanone asiga acungiye kuri Yezu Kristo, niwe wenyine asiga acungiyeho, niwe ugomba kumumenya. Ngiye kubacira umugani, nubwo ari ku manywa, nubwo usanga uri ku manywa uze kubyihanganira. Ngiye kubacira umugani. Umunsi umwe ngo mu rugo rumwe, umugabo n'umugore ngo bari bakize cyane, bafite ibintu bya mirenge, kandi koko
bayoboka Imana basenga. Nuko igihe kimwe kiza kugera koko uwo mugabo kubera ko yari akize yakora n'ibikorwa by'urukundo afasha abantu n'abaturanyi yewe, ariko ngo abaturanyi koko ngo ntibamubanira neza. Bamwe bakajya baza kumwiba, abamwibye ihene, abamwibye amatungo, abamwibye ibiribwa, abana baje kwangiza benshi cyane. Nuko umugabo urakabura amufata uburyo agirira abantu neza, ariko bo koko bakahora bamwitura inabi. Amaze gufata uburakari, nuko aza gushaka uburyo koko yatsemba ikibi ndetse agatsemba abagome abo bose babisha bamugira nabi, maze afata icyemezo cy'uko agiye kwihindura intare, bityo uzajya uza kumwiba azajya ahita amuruma, ahita amuhekenya ubundi arangire. Ubwo nijoro kubera ko ari bamwibaga koko akabwo yihindura intare. Ubwo igihe koko baje kumwiba akindura intare b'abaturanyi koko, uwaje kumwiba agahita amuhekenya, ubundi koko akamurangiza ntiyongere kuvugwa. Igihe rero kimwe kije kugera rwa rugo abaturanyi koko barucikamo, maze koko umugore mu rugo bakomeza yibaza impamvu urugo rwe koko batakirugendamo, nta bashyitsi akibona, abaturanyi ntibakimusanga uko byari bisanzwe, kandi koko ari abantu beza. Nuko rero ngo abaturanyi baza kumubwira bati, umva rero wa mugore we, urugo rwawe hajya hazamo intare nijoro, umva rero ntabwo tuzajya twegera urugo rwawe, ejo natwe koko tazaturuma, dore abaturanyi benshi bamaze guhashirira. Wa mugore koko ntabyemere ko mu rugo rwe haba intare, kuko nyine yanabonaga umugabo we koko akana ari umuntu mwiza w'intangarugero witonda kureza abandi bose bahabaye. Ubwo ko urugo bararukomeza, ubwo ntibongera koko kugira n'igisambo na kimwe mu rugo cyiza, ibintu byabo koko bigira umutekano. Nuko barishima cyane uburyo urugo rwabo koko rufite umutekano. Mu gihe rero kimwe kiza kugera byari by'uko nyine batarara bushyitsi, wa mugabo baza kumutumaho ko nyirabukwe yitabye Imana, ko binihutira kujya kumutabara. Ubwo umugabo abwira umugore n'abana kwitegura neza, ubundi bakajya gutabara, bityo umugabo akaba ari usigara ku rugo, hato bataza kubiba ibintu. Yohereza umugore n'abana kugira ngo kuko bajye gutabara nyirabukwe. Nuko umugore n'abana barikora koko baragenda bagiye gutabara uwo witabye Imana. Bahageze ubwo murabyumva namwe ko umugabo nyine yasigaye ku rugo kugira ngo akomeze kururinda. Ubwo birumvikana bivuze ko abaturanyi bagize ngo abantu bagiye gutabara koko, wenda nabo baza kwiba ntawamenya. Ubwo umugore n'abana bariyongeyo bagiye gutabara, bagezeyo basanga nyirabukwe koko yari yarembye bikomeye, ariko yongeye kugarura ubuyanja, yongeye kuba muzima. Nuko umukobwa we n'abana baje gutabara bamubwira impungenge bari bagize n'uburyo umugabo yawohereje kugira ngo baze gutabara. Ngo nuko nyirabukwe ngo arababwira ati, umva rero ubu ndi muzima rwose, musubire rero mubwire umugabo ko ndi muzima, ko nakize, ko ntabaye ngipfa, ndetse niyo mushidikanya n'ikimenyimenyi reka tujyane, ubundi njye kumwiyereka abone ko mutari kumubeshya, nanjye njye kumwiyereka. Nuko ngo abari baje gutabara ari wabo wa mugabo, bishatse kuvuga nyirabukwe wabo umugore cyangwa kwa sebukwe, n'indi miryango yose yari ije gutabara, baherekeza wa mukecuru ndetse na wa muryango wose, abana b'wa mugabo baramuherekeza bagiye kwa mugabo kugira ngo bamugaragarize ko umubyeyi koko umukecuru akiri muzima. Ubwo bahageze ngaho na mufori kigiye guhakurikira, basanga wa mugabo aracyari muri eta y'intare, kuko yihindura intare nyine mu nijoro. Bagira ibyago koko bahagera basanga aracyari intare. Sibwo atangiriye kuwa mbere aramuhekenya, uwa kabiri aramuhekenya, uwa gatatu aramuhekenya, bose arabamara abahekenya, kubera ko nyine yari ari muri eta y'intare, yari atari yuburura, reka tuvuge kwiyuburura ngo yongere asubire ku bumuntu. Nuko rero bamugwaho akiri intare atarasubira ku bumuntu. Sibwo bose abamaze arabahekenya, bagataka ntihagire n'umwe batabara. Ariko asebukwe bose arabamaze, ari nabi wa bose bari baje bose arabamaze, abo mu rugo rwo bose ngo ahita bamara ako kanya, abana be n'umugore ko bari baje bose bishimiye kumubwira inkuru nziza ko nyirabukwe koko akiri muzima. Ubwo wa mugabo ngo amaze kubahekenya, ubwo ya ntare nako imaze kubahekenya, igihe kiza kugera koko yongera kugaruka ibuntu, yongera kuba umuntu. Imaze kuba umuntu, nuko rero wa muntu koko wa mugabo yitembera muri quartier, maze ngo abaturanyi baramubwira bati, umva rero uzi ko umuryango wose washize hariya, ya ntare ibi wawe yabamaze yose yabahekenye, ntabwo twabonye akanya ko kuza gutabara, natwe itaza guturuma, itaza kuduhekenya. Ngaho nawe tekereza uyu mugabo umaze gusubirana ubumuntu bwawe, wamara kumva ko cya gihe wari uri intare wakoze amabara, wahekenya bawe bose,
uhereye ku mwana muto ukageza ku mukuru, uhereye ku mugore wawe ukaza kugeza kuri nyoko bukwe na nyoko na so, bose urabahekenye, urabarangije. Wakora iki nyuma yaho uri uyu mugabo? Sijya wahera, hahera uyu mugabo wihindurira intare. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko ku manywa abantu bamwe urimo nanjye ndimo dushobora gukorera Imana, tukajya mu rusengero, tukaba bakuru b'isengero, b'abafarisayo n'abigisha amategeko, bakuru b'umuryango, ariko bikaza kurangira koko nijoro ndi gukora ibikorwa by'icuraburindi, ndi kwica, ndi kwihekura. Bizarangira koko kubera wa mujinya nagiriye abaturanyi, bizagera naho bigera iwanjye. Abiwanjye nabo mbamare gute? Abiwanjye mbamare mbahekenya, mbamare mbarumagura. Ku manywa nkaba ndi umuntu w'umugabo, ariko nijoro nkaza guhinduka iki? Nkaza guhinduka intare. Ibyo se wagize ngo bishimisha Imana? Nk'uko nshobora gutanga amaturo, ngitanga wese, abantu bakaba ndi mu rusengero, ndi guhanika ibisingizo, kandi bya bindi koko Rafera avuga ngo duhanike. Ariko byagera nijoro koko, aho guhanika ibisingizo by'Imana, nkaba ndi guhanika ibisingizo by'ikuzimu bya Sekibi, ndi kwiyambaza Sekibi, ndi ku ngoyi y'ikuzimu. Ari byo koko bikaza kurangira koko nabeshyaga umugore wanjye ko mukunda, abana banjye ko mbakunda, ariko narihinduyemo intare. Gice kimwe ni umuntu, ikindi ndi intare. Ubuse byaba bimariye iki? Nk'uko abenshi dushobora kwiyoberanya, bikaza kurangira koko ituro ryacu ridashimwe n'Imana. Kwiyoberanya birangira koko amaturo yacu abaye imibore, amaturo yacu koko abaye imisigare, nta na kimwe kirokotsemo. Nk'uko nawe umukristo umuvandimwe, nudacika ku ngeso mbi, ugacika ku butare bwawe, bizarangira koko wihekuye, bizarangira usigaye wenyine. Nirinze kuvuga ko bizarangira wiyahuye, kuko biragoye ko wasigara wenyine nta n'umwe usigaye mu muryango wawe ngo ubure kunyarukira kwimanika, kwiyahura bitabuze. Ngo umugani ugana kariho, uze nawe gucunga niba koko mu rugo rwawe ukiri umuntu, niba koko mu rugo rwawe utajya uca inyuma rimwe ukihindura intare. Ubundi koko abantu bakubona ku manywa uri umuntu w'Imana, ufasha abandi, witangira itorero n'ibindi bikorwa byinshi cyane byiza ukora. Ariko se nijoro urakomeza n'ubundi ugakomeza ibyo bikorwa byiza? Ibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, Rafera uyu munsi natwe ari kubwira umuryango wa Tobi ko atari ibintu, ntabwo ari ibintu Imana ikeneye, ahubwo Imana ikeneye ko ibisingizo, imfashanyo koko ijyanye n'umutima. Umutima wacu uze kureba koko niba ari ukwirukana ikibi ngakora icyiza. Waba ugeze neza, waba ugeze ahantu heza. Ese umuntu tubana aho sinjya mwiyereka mu ruhande rwiza gusa, nyamara imbere ndi kumuryarya, ndi guseka cyane, ndi kumwenyura, ariko imbere ya gutambuka biracikana abakirabiranya, ndi hari gutambuka uburyarya, uwo tubana ndamubeshya, kandi buri kanya kandi tumara gutandukana nkamuca inyuma, tumara gutandukana nkihindura intare, tumara gutandukana nkihindura inyamaswa, kandi nari ndi umuntu. Nuko rero ku manywa nkaba ndi mu rugo, nijoro nkajya mu ishyamba, n'ibindi bikorwa by'ubugome byose nkabyadukira ryari nijoro aho batambona. Ese ngewe iyo nta muntu uri kumbona nkomeza gukora neza? Iyo nta muntu nduzi, iyo nta muntu mbona, nkomeza ngakora neza, ngakomeza nkaba umuntu. Ibikorwa by'umuntu kuko nibyo bindanga guhera ndyamye kugeza mbyutse. Naba ndi umuntu kuko w'umugabo. Tuze kureba niba wasanga nanjye njye nihindura intare mu rugo rwanjye. Abana bakabura umutekano, umugore akabura umutekano, abana bakabura umutekano, banyumva bose koko bakihisha mu gatara, banyumva bose koko bakihisha kubera iki? Ijwi ryanjye ribi, ijwi ryanjye ryo gukangata bitabuze, ibikorwa ko bikangata by'ubugome. Aha, uze gusuzuma nawe niba utarahindutse intare wawe, niba koko ukiri umuntu. Ushobora kubona ndi kugenda nifashe nk'umumarayika w'Imana, ariko se n'imbere niko bimeze? Ibikorwa by'icuraburindi ntabwo ho bijya koko ibikorwa by'icuraburindi nkora nyuma y'uko mvuye gusenga, wasanga koko Imana iri kundeba ikazunguza umutwe. Ngaya amaturo adashimisha Imana, ngaya amaturo yaba abantu koko nanjye kuvuga bize, abadoguteri, ba bantu koko babakire, baba bose. Uratura ariko ukaza kwibagirwa ituro ryo kwitanga. Hari icyumba uri guhisha Yesu Kristo, aho ni Yesu Kristo uyu munsi ashaka kugera, rya turo ryo kwitanga rishimisha Imana. Nyagasani uduhe kuba ituro rikunyura buri munsi, dukora icyo ushaka,
twirukane ikibi muri twebwe, maze koko dukore icyiza ushaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.